Annette urukundo rwinshi yakunze umugabo we Ngondo rwatumye akora ibidasanzwe, maze afata imyenda ye ayandikaho Nkunda Ngondo mu mabara atandukanye nk'uko abihamya ko amukunda mu mabara yose. Uyu mugore yambara urushako rwiwe nk'ubuhamya bw'ubuzima bwiwe. Yandikishije izina ry'umugabo wiwe ku myenda yiwe yose, kuva ku nkweto, amasogisi, amakanzu, ingofero ndetse n'umutaka. Ibi ntabwo yabikore kugira ngo yibonekeze cyangwa kwigaragaza, ahubwo ni ikimenyetso cy'urukundo ndetse no kunyurwa n'urushako rwiwe. Benshi batekereza ko yasaze, abandi bagatekereza ko yacanganikiwe, ariko nyamara inyuma y'iyi myambaro hihishe inkuru yimbitse y'umugore wabonye urukundo rwamubaye hafi mu myaka myinshi y'ibigeragezo. Uyu munsi turamusura atuganirize kuri urukundo rwiwe ndetse n'urushako rwiwe rwabereye icyitegererezo abatoya n'abakuru. Turi Be Proud. Nitwa Mutoniwabo Annette Ngondo. Annette Ngondo ni umunyarwandakazi first of all, ni umukristu usengera muri Eglise Anglicane, Paruwasi ya Remera. Ni umugore wubatse, ufite umugabo, ufite abana, ni umuntu Imana yagiriye neza. Umuntu utuye i Kanombe, ahangaha nyine mwansanze. Yego. Icyambere ndashima Imana. Bavuze ngo urushako rwanjye rwabaye inspiration ku rubyiruko cyangwa ku badamu. Bibaye ariko bimeze, byaba ari umunezero kuri jyewe, byaba ari umugisha udasanzwe, kuko Imana yampaye umugisha w'urugo rwiza. Numva rero atari umunezero mbasha guhisha, ari umunezero mbasha gusangiza abandi bantu. Atari uko nyobewe yuko bamwe bishobora kubabaza cyangwa abandi bikabanezeza, ariko ari uko nshaka yuko abantu bumva yuko n'ingo nziza zihari. Isi turimo ya none, ibintu bibi bimeze nk'aho ari byo byafashe umwanya wa mbere. Nibyo bitwika, nibyo bivugwa, nibyo. Ugasanga ibyiza bimeze nk'aho bigenda bibura, kandi Imana yarabikoze bihari. Rero urushako rwanjye, Imana yampaye umugabo, mpereza umugabo mwiza, mpereza umugabo dukundana, nkunda nanjye nkamukunda, mpereza umugabo wambaniye neza. Numva kumuvuga ntacyo bintwaye. Numva gushima Imana ko yamumpaye, mba numva nta cyaha kirimo. Uyu munezero nyamara ufite inkomoko. Annette ashakaniye na Ngondo bamaze imyaka 8 yose babana gusa batarabona urubyaro. Ni muri iyi minsi imbaraga y'urukundo aba bombi bafitanye yagaragaye, kuko ariyo minsi mibi y'ubuzima bwa Annette. Niyo minsi bamwise amazina atandukanye, imiryango imuryanira inzara, bamwe bamwita ingumba n'andi mazina menshi. Gusa nk'umugore umwemeramana, Imana ye yizera niyo yaririye muri ibihe bitari byoroshye yaciyemo, kandi iyo Mana niyo hanyuma yaje kumusubiza akamwenyu ku munwa, nawe yitwa mama w'abakobwa n'abahungu. None ubu buhamya bwiwe ni isomo ku bakuru n'abato, ndetse yafashe iya mbere ahinduka umwarimu w'amateka ye kugira ngo ahumurize abagore bagenzi be bari guca mu bihe bibi nk'ibyo yaciyemo. Nshima Imana cyane yuko Imana yabigenje neza. Yabigenje neza, imbereza umugabo, tubana neza kuva mu myaka namumenyeho kugeza n'uyu munsi wa none. Ngiye kugeza imyaka 27 nubatse, ariko ni umunezero ukomeye cyane kuri jyewe, kuko ntabwo ndicuza. Imana niyo ntangaho umugabo. Ntabwo ndicuza kubw'urushako nagize. Njya mubwira ngo n'uwampereza amahitamo uyu munsi wa none yo kuba nahitamo uwo dushobora kubana, namuhitamo. Urushako rwanjye rero ni urushako Imana yanteruriye irama, n'umugisha Imana yampaye. N'umugisha rero ntabasha kwiyumanganya guceceka. Ibyiza numva abandi bashobora kwigana, babyigana. Ni umugisha numva ntashobora guhisha ineza y'Imana yangiriye.
ni umugisha numva nkenera yuko abantu bajya bumva yuko hari n'ingo nziza, atari ukumva yuko byacitse gusa ibintu biyogera hanze no hirya no hino, ahubwo hari n'ingo nziza kandi zubatse. Si urwanjye gusa, ndazizi n'izindi nziza, abandi bantu Imana yagiriye neza bubatse neza, ariko mu b'Imana yagiriye neza igaha umugisha wo kubaka neza, ndashima Imana ko nanjye ndimo. Watangiye ryari kumva ko umugabo wawe atakiri umugabo gusa ahubwo ari umuntu Imana yakugeneye by'umwihariko? Kuva tukibana ntabwo nigeze mbona ari umuntu usanzwe. Guhera tubana ntabwo yigeze aba umuntu usanzwe. Kubera ki? Impamvu ngira ngo nk'ebyiri. Cya mbere yankunze ndi umwana w'imfubyi, cya kabiri ndi umwana w'umukene, icya gatatu mfite abandi bantu tuvukana. Arankunda, ankundira abavandimwe, dusangira bike cyangwa byinshi yari afite, atari uko afite ibyamusagutse, ahubwo kubera umutima mugari ukwirwamo abandi Imana yamuhaye. Kuva namumenya rero ntabwo nigeze numva ko asanzwe, mbona ari impano y'Imana. Yego. Annette amaze gushakana na Ngondo bamaze imyaka 8 yose batari babyara, nyamara muri imyaka yose y'ikigeragezo kitoroshye umugabo we Ngondo yakomeje kumubera indahemuka ndetse amukunda urukundo rw'ukuri. Ibi ngibi byanahinduye uburyo uyu mugore Annette yabonaga urushako. Nyamara igitutu cyo mu rugo cyari kivuyeho, harasigaye urugamba rwo kurwana n'amagambo ya rubanda. Niki cyatumye utangira kwambara imyenda iriho izina ry'umugabo wawe? Bifite ubuhe busobanuro bwihariye kuri wowe? Kumwambara ni mu buryo bumeze nko kunyurwa, kuko igihe cyose mutekereza neza, igihe cyose mutekereje nibaza ngo niki mbasha gukora. Rero biriya ni ibintu natangiye kera, nuko yenda ubu ngubu habaye za social media uburyo ibintu bijya ku mugaragaro, ariko ndibuka yuko natangiye kwandika ku myenda yanjye nambara nko mu myaka y'ibihumbi 2000 na kangahe gutyo, 2000 na kangahe. Noneho nari nkiri mutoya, tukibana, byose byaterwaga n'ukuntu mutekereza, nkavuga ngo mbese niki mbasha gukorera Ngondo, niki icyo ntekereje, niba ari gukoresha cadre nkayikoresha, nkandikaho nkunda Ngondo nkayimanika mu nzu, natekereza n'ibindi nkabikora nkabimanika gutyo. Nifite cadre nkazingahe zimanitse mu nzu zimuvugaho, ntitaye ku ushobora kubibona akabona yenda ntabwo biryoshye cyangwa se ntibimushimishije. Ntangira nkajya nkoresha nk'udupira nkandikaho nkunda Ngondo, nta cyabaye, atari ukuvuga ngo yenda ngo ni Valentine's Day and whatever. Nkumva ni umwenda nshobora kwambara numva nta bwoba mfite, ariko bitewe n'iki? Bitewe n'ukuntu numva nanyuzwe n'ukuntu yambereye umuntu mwiza. Ni mu buryo bwo appreciating. Yego. Hari abantu baba barabifashe nk'ibi bidasanzwe cyangwa bakaguseka, ese wabifashe ute? Babifashe nk'ibidasanzwe, baranabinsekera cyane, ariko kandi ntabwo jyewe nabarenganya. Ari uwabifashe nk'udasanzwe akabinganya cyangwa akabinegura cyangwa akabinseka, ntabwo namurenganya, kuko nanjye ubwanjye ntaho nigeze mbibona. Ninza dukazadutse kuri jyewe, ntaho nabibonye, ntaho nabyumvise. Umuntu rero kubigaya cyangwa akabiseka, ntago namuseka, sinamutera ibuye. Kubera iki? Niwe ntabwo ari jyewe. Jyewe nkora nkanjye, agakora nkawe. Rero kuba yagira ukundi kuntu abitekereza, yabitekereza nta gitangaza kirimo, kuko imiremerwe y'abantu ni imiremerwe itandukanye. Ubwo rero ibyo rwose simbifataho umwanya. Ndabizi ko hari ababisheka, ndabizi ko hari abibona bagaseka bikabashimisha, abandi bikabayobera, ariko ntago mbyitayeho. Nkora icyo umutima wanjye numva ukunda, icyo ntinya ni icyaha. Mu myaka mwamaranye mutarabona umwana, ni iki cyakubabazaga cyane mu mutima wawe? Imyaka twamaze tutarabona abana, nababazwaga nuko turera abana, cyane cyane ku ruhande rwe, arera abana atabyaye hatarimo umwana we. Yakundaga gufasha, Imana yaduhaye umugisha wo kurera abana benshi. Rero iyo nabonaga turera abana
ntago numvaga mbabaye kuko turera, ariko naravugaga ngo byibuze niba habaga harimo n'uwacu, mu yandi magambo ne kumuvuga gusa kuko nanjye ndimo. Rero byarambabazaga nkavuga nti nibura niba twariraga n'aba bana ariko harimo n'abacu. Umugisha w'urugo ni umwana. Niyo mpamvu Annette nyuma yo kumara umwaka wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane atarabyarira Ngondo, muri we yifuje gutera umwana wa Ngondo, yaba amuturutseho cyangwa aturutse kundi. Niko kwigira inama yegera Ngondo, amusaba nibura ko yabyara umwana hanze, akamuzana akamumurerera, ariko akabona ateruye mu biganza bye umwana wa Ngondo. Nageze aho niheba ndababara, ariko ntago nigeze ntekereza ko urugo rwacu rushobora gusenyuka. Ibyo bintu Imana yandinze kubitekerezaho. Igihe cyose numvaga ngo ndankunda kandi nkabona ndamukunda, sinigeze ntekereza ko dushobora gusenya urugo kubera kutabyara. Ahubwo kwiheba kwantumye nibaza ngo ese Mana ni iki dushobora gukora? Bituma mubwira we, ndamubwira nti ko ndeba kubyara bitinze, ese byashoboka yuko ushobora kubyara hanze? Uko niko kwiheba nagize. Ndavuga nti ko ndeba tumaze igihe, hari hashize nk'imyaka almost 8 years. Ndavuga nti birashoboka yuko wabyara hanze ukazana umwana tukamurera? Ariko ntago nigeze ntekereza yuko mu ngo zisenyuka urwacu rurimo. Yego. Nayahe magambo cye? Igihe kimwe mubwira ngo abyara ahandi, yarambwiye ngo ese ngo nanjye ubu nakubwira ngo ubyara ahandi? Ndamubwira nti no, ntabwo nigeze mbyumva ko hari umugore wagiye kubyara hanze ngo agaruke, ariko nigeze numva abagabo babyara hanze bakazana abana bakabarera. Ndamubwira rero njyewe niyo mpamvu nabikubwiye. Arambwira ngo oya, reka twihangane, Imana izadutabara. Iryo jambo rero ryo kutubwira, byo kumbwira yuko Imana izadutabara mu gihe gikwiriye, ayo magambo yarankomeje. Wakiriye ute kuba umugabo wawe yarakomeje kugukunda no kugumana nawe nubwo mwari mumaze igihe mutarabona abana? Nabibonye nk'ibintu bikomeye, mbona nk'ibintu bidasanzwe, ari no mu bimwe byanteye no kwambara iriya myenda wabonye. Noneho numva ni umunezero, ndanyurwa, ndavuga se mu bushobozi mfite uyu munsi ntago numva mbasha kumuhemba nk'uko bikwiye, ariko nibura gatoya nshoboye gusa, gatoya nshoboye mushimira Imana, nkamushimira abantu, nkanamwambara kuriya nkumva ndanyuzwe. Iyo mwambaye kuriya mba numva ndi mu mashimwe. Hari igihe wigeze wumva ufite ubwoba ko umugabo wawe ashobora kuguca inyuma cyangwa kugushakaho undi mugore? Ntabyo, kuko nta indicators nigeze mbona. Ni gute ukwizera kwa Gikristo kwagufashije gukomeza kwizera no kudacika intege? Actually nibyo bintu byanshoboje no kuba narakomeje kwizera no kwihangana no gutegereza Imana. Nuko icyambere cyo nari nzi yuko Imana idukunda, nari nzi ko idufiteho umugambi mwiza. Hanyuma gusoma ijambo ry'Imana ryambereye ibyiringiro byo kunkomeza. Nigeze nshoma ijambo ry'Imana muri Yesaya gice cya 66 umurongo wa 9, harambwira ngo niyo ituma dutwita, ngo ni nayo ituma tubyara, ngo ese ngo nabazibinda. Ayo magambo iteka ryose iyo nayasomaga ni amagambo yampereye inkomezi. Noneho numva yuko Imana niba ivuga gutyo, ntabwo mubizibinda, ntabwo ndimo mu bituma batwita bakabyara, nanjye ndimo nishyiramo muri abo ngabo. Noneho ijambo ry'Imana ryambereye ikiraro gikomeye cyane, rimbera inkomezi, mpora numva ntegereje nizeye yuko Imana izangirira neza. Kubera iki? Kubera agakiza. Buriya kudakizwa nabyo ni yindi mbogamizi. Yego simvuga ngo nabo bantu Imana ntibatabara, ariko ni byiza yuko ukomeza utegereza Imana wamenye, Imana uzi, ukamenya imbaraga zayo, ukamenya n'ingingo ibasha kukurengera. Ijambo ry'Imana ryuzuyemo ingingo zose ziturengera. Nagiye nsoma ijambo ry'Imana rikambwira ngo ni Imana ibasha gukora ibiruta cyane ngibyo twibwira ndetse n'ibyo dusaba. Noneho ndavuga ngo mu by'Imana ibasha gukora biruta cyane harimo n'ibyanjye. Ndavuga ngo rero Imana irahari, ntabwo ari amagambo. Imana irahari, ntabwo ari baringa. Ni Imana ibasha gukora ibiruta cyane, reka nyiharire n'ibyanjye izabikora. Yego. Wumvishe umerewe ute umunsi wa mbere wamenye ko utwite nyuma y'igihe kirekire utegereje? Nkimara kumva ngo ndatwite, nagize umunezero ukomeye cyane. Hanyuma
numva nari naje kwivuza inaha, twari tugituye mu cyaro tutari twazi i Kigali. Numva no gutaha ntabwo biri bunkundire. Numva binshobokeye bampa nk'ibitaro nkabanza nkashyira ubwenge ku gihe, noneho nyuma nkabona gutaha. Ariko ngeze aho ndavuga no, kwa kundi umuntu yiganiriza, ndavuga oya, tuza jyewe, tuza ushyira ubwenge ku gihe ubone uko uza gutaha. Ko nagombaga kugenda nkajya gutega bus. Nishatsemo imbaraga ndarira, amarira ndayagabanya cyane, hanyuma ndagenda gutega bus ahantu twayitegeraga. Icyo gihe byari bikiri mu mujyi, hariya ngira ngo niba ari ahari Ketisi maybe, sinibuka neza. Noneho ndazamuka, nari nagiye kwivuza mu mujyi nanone ahantu hitwaga kwa Vena, sinzi aho habagiye ubu ngubu. Nuko ariko urugendo rwo kuva kwa Vena kugera muri gare ubundi ni hagufi cyane, hari hagufi, ariko numvaga ngiye kuhagendera nk'isaha. Kubera iki? Numvaga naremereye, nagize ibiro birenga 100, numva natwise ndigiye kuvuka, kandi yari ifite ngira ngo nk'amezi 2. Numva mbaye undi muntu. Ariko Imana yanejeje umutima wanjye. Yego. Ni iki cyahindutse hagati yawe n'umugabo wawe nyuma yo kubona abana? Yagize umunezero mwinshi cyane. Mu busanzwe ntago avuga amagambo menshi, avuga amagambo makeya, atari menshi cyane keretse ku bantu bamenyeranye. Ariko nabonye umunezero, noneho ndavuga nti se yenda hari ari buze kugira ikibazo se mu mutwe. Numva binteye ubwoba. Ahantu byantereye ubwoba turi kwa muganga nabyaye, arimo kwakira abantu baza kudusura. Yakiriyemo umuntu waje kudusura atari twaje gusura, yaraje gusura abandi bantu. Noneho araza ayobera iwacu mu cyumba, hanyuma amwakira nk'umuntu uje gusura twebwe. Ariko aravuga ati ubu ngubu Aneti kubera ko aziranye n'abantu benshi, ubu ngubu yaze gusura Aneti. Noneho ndareba ukuntu amuganiriza nk'umuntu baziranye, ndavuga no, ibi ntago bisanzwe. Ndavuga mu mutima, Mana ndakwinginze, muhaye umwana ndabigushimiye, ariko undindira umugabo ntasari. Mbivugira mu mutima kuko ntago nari muzi avuga amagambo menshi. Noneho ndeba ukuntu aterera inkuru uwo muntu, ndamureba, ndamubwira se Sheri, uyu muntu uramuzi? Ati oya, ati ntago muzi. Ati genda, tubwo narinzi ngo ni abantu baje kukureba. Ibyiza undi nawe aramubwira ati ntago ari mwe narebaga, ahubwo nyobora mu cyumba cya kangahe. Aramuherekeza amujyana mu kindi cyumba. Rero byatanze umunezero cyane kuri we, icyo kintu namubonyeho. Yego n'ubundi nta kibazo yari afite, ariko nabonye umunezero wikubye kenshi. Iyo urebye abana banyu uyu munsi, ni iki ubabonamo kirenze kuba ari abana gusa? Abana banjye ntago njya mbamenyera. Iteka ryose iyo mbabonye mbabonemo ineza y'Imana. Iyo mbabonye mbona gukomera kw'Imana. Iyo mbabonye mbona ko Imana yangiriye ubuntu butangaje. Kuko no kuba yarabampaye mu by'ukuri ntacyo natanze mu buryo nshobora kuvuga ngo ni ikiguzi runaka. N'ubuntu Imana yangiriye butangaje. Imana rero iyo mbabonye mbona ari ibihamya by'Imana bifite icyo bivuze. Banyongereye kubona yuko Imana ihari kandi ikora kandi ishoboye kandi ikiranuka muri byose. Mbabonamo rero ineza y'Imana kenshi. Iyo mbabonye nibuka imirimo y'Imana ikomeye. Wavuga ko umugabo wawe yakweretse uruhe rukundo abagore benshi baba bifuza ariko badakunze kubona? Umugabo wanjye nta rukundo yanyeretse numva abagore bakunda, kuko ntabwo ari umuntu uri romantike, kandi abagore bakunda abantu bari romantike. We rero mu buryo bwe ntabwo ari romantike. Sinavuga yuko imiterere ye ari imiterere abantu benshi bakunda, abagore benshi bakunda, kuko abagore bakunda
ibintu biri romantike, bakunda abantu bashobora kubaha keya mu bundi buryo bupika bugaragara. We rero ntabwo ari uko. We ni uko ari unique, uburyo bwe bwihariye, kugira ngo avuge ikintu ahubwo yagikora. Ibintu bye kenshi ni ibikorwa kuruta amagambo. Rero numva ngira ngo nicyo kintu kidasanzwe kuri jyewe. Si no kuvuga ngo n'undi mugore wese yabyifuza. Abantu bose bari mu kigeragezo cyo gutegereza kubyara, ubundi byakabaye byiza abantu bakibanyemo neza, byakabaye byiza abantu bagikundanyemo cyane. Kubera iki? Nicyo kintu gishobora gukomeza urugo rwabo. Ni urukundo rubasha gukomeza urugo, nta kindi. Mu gihe cy'ibigeragezo, mu gihe cy'imiraba myinshi, iyo Imana ibagiriye neza ikabahereza guhuza, murakomera, urugo rukaba rwiza, rukaryoha, kandi mu bigaragara nta kintu kiruryoheje gihari, ahubwo ruryohejwe n'amahitamo yanyu mwahisemo. Ni iki gituma uvuga ko urushaka ari isezerano aho kuba amarangamutima gusa? Urushako, icya mbere cyo, amasezerano n'ayanjye nawe twagiranye. Amasezerano rero nagiranye nawe numva ari cyo kintu cyane nubaha kuruta ibindi byose, kubera ni nemeye yanjye na nemeye ye. Rero iyo nshima Imana yuko ntawe atatiriye igihango cy'isezerano. Isezerano yararikomeje, isezerano ndarukomeza kuruta uko byaba amarangamutima. Amarangamutima ashobora kumbaho nk'umugore, kuko abenshi twebwe abagore tugizwe n'amarangamutima, abagabo nabo bakagirwa na logike. Rero jyewe icyo prefera cyane ni isezerano kuruta ibyo bindi byose. Kubera iki? Ni ibintu byavuye muri jyewe, ndabyemera, hanyuma nawe biva muri we, arabyemera. Indeed Imana yabigenje neza, icyo yasezeranye nicyo yagumyeho. Ntago ya breakinze iki isezerano, nanjye ntago nigeze ndi breakinga. Ibyo rero numva ari byo mpa agaciro cyane, kuvuga ngo uyu muntu niba urukundo rwe rwa mbere yatangiranye, uyu munsi wa none akaba akiruhereza agaciro. Mu myaka twarimo turi batoya, uyu munsi tukaba turi imyaka ya bukuru, ariko akaba agikomeye ku isezerano. Niba icyo yansezeraniye n'uyu munsi akigihagazeho, icyo namusezeraniye nkaba nkigihagazeho, isezerano kuri jyewe riruta amarangamutima. Yego. Aho Annette abyariye nyuma y'imyaka myinshi yo gutegereza, ibyishimo byaramusaze, gusa ahita agira imyitwarire itandukanye. Abantu bamwe batekereza ko yaba yahanzweho n'abazimu cyangwa ko yasaze, nyamara ibi ni ibyishimo byo kubyara nyuma y'imyaka myinshi yo gutegereza byari bimusaze. Gusa ikintu wakoze kiratangaje, yafashe imyenda yiwe yose arayihindura, yandikaho amazina y'umugabo we Ngondo. Nyamara ikintu gitangaje, abantu ba mbere batashimye iyi myitwarire nabo mu mbere. Sebukwe na nyirabukwe ntabwo bakunze amakadere basanze muri salo yamanitseho amafoto y'umugabo we ndetse n'amazina yabyo. Gusa igitangaje, ubwo yegeraga umugabo wiwe yamubwiye ko ari nta kibazo na kimwe bimutwaye ndetse ko abyishimira. Byakiriye neza, ntabwo yabyakiriye mu buryo bupika busakuje. Ushobora kubona ikintu yenda ukaba wavuga uti what is this, wow and whatever. Oya, oya, yarabibonye, arabireba nk'ibintu bisanzwe. Mbere na mbere yajyaga asanga nk'amakadere nabaga amanitse mu nzu amuvugaho. Noneho rimwe mabukwe aza kumbwira ati ariko ati rero ati biriya bintu wamanutse mu nzu, ati sobukwe yarabigaye. Ndambwira se mama yabigaye gute se? Ati sobukwe yarabigaye, ati yaravuze ngo oya nta munyarwandakazi ukundwa akaza kuriye. Ndavuga okay, ayiwe numva ariko nikanzemo. Noneho kandi yari yarabibonye. Ndavuga ntariko wenda cyangwa umuntu naba ndimo kumubangamira ntabizi. Ndamuhamagara, yari ari mu kazi, turasuhuzanya bisanzwe. Ndamubwira ntariko ziriya frame zimanitse mu rugo warazibonye? Ati narazibonye. N'amagambo yanditseho warayabonye? Ati narayabonye. Ni meza se? Ati ni meza. Cyangwa nyamanure? Ati oya, kubera iki usuye amanura? Ndamubwira nti mama rero yambwiye ko papa yabigaye na mama kandi nabonye atarabikunze. Ati no, ati rwose nta kibazo. Noneho ubwo urumva nk'umuntu uba witeguye feedback yo kumva wow, yo kumva wa, yo kumva mbese utayibonye ari ibintu bitari muri wowe, ntabwo wakora kimwe ngo wongereho ikindi. Ariko kumenya uko umuntu ateye, ukamenya uko ubana nawe ni byiza, nabyo birakonta.
hanyuma ibyo kuba atatangara yuko nambaye umwenda umwanditseho ntabwo ari igitangaza. Kubera iki? Uko aremye n'uko ndemye ni ibintu bibiri bitandukanye. Icyo mushimira gikomeye nuko anyemerera nkabikora, kuko atabikoze gutyo niho giye agahinda kanyica. Kubera iki? Ntabwo nsohoye amarangamutima yanjye nk'uko meze. Mushimira rero yuko yakiriye amarangamutima yanjye uko ari. Yego. Mu rugendo rwanyu ni ayahe masomo akomeye mwize by'umwihariko ku kwihangana no gukunda umuntu umwe igihe kirekire? Urugendo rwacu rwaranzwe no kwihangana koko nibyo. Ikindi gukunda umuntu umwe igihe kirekire, kumukunda ni ngombwa kuko ni isezerano twasezeranye. Nasezeranye kubana nawe nk'umugabo n'umugore, kandi dusezerana yuko tuzatandukanywa n'urupfu. Hanyuma kubana nawe nkamukunda wenyine, icya mbere yewe binyura umutima wanjye kubera ko arakunditse. Arakunditse ku rwanjye ruhande cyane kuko yambaniye neza. Mbanira neza ku rugero ntabona ukuntu mbikubwira, ariko nimvuga neza wumve neza. Ikindi kwihangana, nasomye Bibiliya irambwira ngo mwibuke yuko abihanganye bose tubita abanyehirwe. Rero kwihangana sometimes nabyo bizana amahirwe, kuko hari igihe ibyawe bijya gusohora bigasohora utagihari warabivuyemo. Ariko ni byiza yuko wihangana ugategereza Imana, ukaba warahangayitse, ariko ni byiza yuko wihangana ukarya n'imbuto zikomoka ku kwihangana. Gukunda umuntu umwe igihe kirekire ibyo ni ngombwa, kuko niba ari umuntu mwasezeranye kubana akaramata kandi akaba ari umugabo wawe, nta wundi wakunda. Kwihangana nuko twabonye imbuto z'ibyo twihanganiye. Hanyuma gukunda umuntu umwe nabyo ni isomo rikomeye rikwereka umuntu wanjye, ese koko uyu muntu birashoboka yuko hari igihe ngera aho ngaho nkumva ndamuhararutse? Ese ni iki kintu cyashoboye gutuma munambaho? Nuko namwemeye. Ikindi nkanahagarara mu isezerano twagiranye. Ikindi nkanamukundira yuko yambaniye mu buryo bwiza, kuko iyo umuntu atakubaniye neza, icya mbere cyuramuhararuka, ikindi wumva n'umutima wawe umwanzi. Rero ntabwo nigeze numva ntekereza yuko namwanga, ntabwo nigeze numva ntekereza yuko namuhararuka, ahubwo igihe cyose numva mukunda cyane kuruta uko nigeze mukunda. Ni gute ubasha kugira inama abagore bafite ibibazo mu ngo zabo, cyane ko nawe wanyuze mu bihe bitoroshye? Abantu banyura mu bibazo bitandukanye. Hariho ibibazo umuntu yizanira, hari ibibazo bizanwa n'umwanzi, ariko uko byaba bimeze ko ariko kose, ubundi abantu bakwiye kubana, bakabana neza nk'uko babiteganyaga, nk'uko babitekereje, nk'uko bashakanye bumva bameze. Umuntu umwe niba yarashakanye n'undi, bagashakana atari ku mubare w'ikintu runaka, yenda atari ukuvuga ngo ngiye nshakanye na kanaka, ndiho ndategatinga yuko ziriya nzu ize ebyiri hari ukuntu yewe ngiye, hanyuma tukazakora pasu. Ndamubonana imitungo runaka, ndagiye, dusezeranye ko tuzabana, ariko icyo ngamije ni ukuzakora pasu. Bene uwo nguwo nta kindi kintu wamukoraho, kuko n'ubundi ibyo yagambiriye nibyo azakora, keretse Imana nihindura umutima. Ariko bimwe mu bizanwa n'umwanzi ni uko ateza abantu kubana nabi, ni uko ateza abantu akajagari ka mbere kudakizwa, cyangwa se waba unakijwe ugakizwa nabi, ntiwere imbuto zikwiriye bihannye by'ukuri, kuko ibyaha nicyo kintu, niwo muzi w'ibintu byinshi biza bikatuzengereza hano, bikadusenyera ingo, bigatuma tubana nabi. Ariko ubundi abantu bakwiye kwicara bakavuga ngo ariko ubundi ni iki dupfa? Ni uwuhe muzi wo gusharira urimo kuza muri twebwe? Waturutse hehe? Bibiliya nibivuga ngo mbese hagati muri mwe ngo intambara ziva hehe? Ukwiye kureba ngo ese izi ntambara zirimo ziraturuka hehe? Wamenya wabona isoko yaho intambara zirimo kuva, mukicara mukajya inama. Ese ni ubusinzi? Ese ubusinzi bwatuma ntandukana n'uwo twashakanye? Ese ni ugucana inyuma? Ese uku gucana inyuma ntago byashoboka yuko nakwirinda nkabana n'umugabo wanjye nawe akabana n'umugore we, tukareka ibintu byo gucana inyuma? Ese ni izindi ngeso za kamere, ubujura no kutizerana? Ibibazo byinshi abantu nibo babyitera. Ariko kandi
harimo ibisubizo. Buri muntu wese, umugore n'umugabo, bafite igisubizo gishobora kububakira urugo neza, kuko uba ubizi yuko umuzi wo gusharira ahantu waturutse. Niba uyu munsi wa none mvuga ngo ngewe ndajya mu kabari, niba ngiye mu kabari sintahe, nkaza nkashwana n'uwo tubana, byatewe n'iki? Byatewe n'uko nagiye mu kabari, nasinze, naje ntinze. Ese ibi bintu nimbigabanya ntabwo twabana neza? Ese iri kosa ryangaragayeho, iri kosa nindireka ntabwo twabana neza n'uwo twashakanye? Ariko Satani kubera ko ari umwanzi, ngo yazanywe no kwica no kwiba no kurimbura. Mu byo arimbura imitima y'abantu, akarimbura ingo z'abantu zigasenyuka. Kubera iki? Amahitamo y'abantu. Hari umugore wigeze kugusanga agiye kwiheba cyangwa gutandukana n'umugabo we, maze inkuru yawe ikamuhindura? Ntawe nzi, ariko bamwe mu bo nzi bagiye bambwira ubuhamya babonye, bakizera Imana ngo yankoreye ibitangaza, hanyuma nabo Imana iza kubakorera ibitangaza. Mfite nk'abagore nk'abangahe, nka 4 cyangwa 5 cyangwa banarenga, banyandikiye bakambwira bati twashimye Imana yagukoreye ibikomeye. Ati jyewe nizeye Imana, nizera Imana nakumvanye, nizera Imana nabonye uhamye, nizera Imana numvise uvuga. Hanyuma ndavuga ngo Mana, wowe wagiriye neza Aneti, ukamutabara, ukamukiza ubugumba, ukamuhereza abana. Mana, njyewe ntago wampereza abana. Umugore umwe yaramaze nk'imyaka 6, ribuka bimbwira. Hanyuma undi yaramaze ngira ngo nk'imyaka 3 batari babyara. Abo duhura kenshi bakambwira bati ubuhamya bwawe bwadushubijemo imbaraga. Ndavuga wawe Mana ihabwe icyubahiro, ko n'ubundi kugira ngo nemere kubivuga nuko nagira ngo hazagira abantu batabarwa. Gutabarwa kuye bumve yuko hari Imana, bumve yuko iby'Imana yankoreye ntago nigeze nshaka kubigira ubwiru. Kubera iki? Nari nkeneye yuko abantu bumva yuko Imana ihari, Imana ishoboye, Imana ari nziza, Imana ikomeye, igira imbaraga, igira urukundo. Njya nyibwira nkayibwira ngo Mana, ndagushimira yuko uri Imana nziza, yuko ni igisatsa mukecuru, ni ikidihisha mukambwe, ni inshuti yabishobeye, abayirebyeho bose baviriwe n'umucyo. Wumva umugore nyawe akwiye kugira uruhe ruhare mu kubaka no kurinda urugo? Umugore, uruhare rwa mbere, cyambere agomba kuba ari umugore ukijijwe usenga Imana. Iyo mvuga gukizwa no gusenga Imana, nuko nabonye inyungu zabyo, nuko nzi ni ibiki umuntu ukijijwe akora, ni ibiki umuntu udakijijwe akora. Rero ndavuga ngo umugore, icyambere cyo niba ari umugore w'umusenzi, agomba kuba ari n'umuntu icyambere wihangana, kuko ntago ushobora kubaho mu buzima butihangana, ntago byakunda, ntago byashoboka. Ugomba kubaho mu buzima bwihangana, kuko isi igizwe n'ibintu byinshi bitandukanye. Rero dukwiye kubaho no mu buzima bwihangana. Ntago wabaho uri umukristo cyangwa uri umugore utihangana ngo bizakunde, ndetse no ku bandi bantu, sibye no kuba umugore. Hanyuma ukaba umugore ukunda uwo mwashakanye, utamugereranya n'abandi. Niki abagore benshi batumva neza ku rukundo no ku rushako muri iki gihe? Kimwe cyo gituma batumva, akenshi hari ingombi zababereye urugero rubi. Ibyo ni imbogamizi ni imbogamizi ya bamwe bakiri batoya, hari abatarashaka cyangwa n'abashatse, bafite ubwoba bw'urushako, cyane bashingiye kuzo babonye cyangwa bumvise. Abandi bashingiye no ku nkuru z'impuha, kuko hari igihe utinya ibintu ukabitinya bitarakugezeho, ukabyumva gusa, ukabyumva noneho ibyo wumvise ukamera nk'aho bikuru ukabigira ibyawe, ugafata ibintu by'impuha ukavuga ngo noneho niba kwa kanaka barubatse rugasenyuka, ngewe ntago nzabikora. Abanyarwanda baravuga ngo ntawanga gusinzira ngo atarota. Kubera iki? Ufata inkuru z'impuha z'urugo rw'abandi kandi atari urwawe. Ubundi wowe ni wowe ukwiye kuvuga ngo ngewe urugo rwanjye nzaruha modeli imeze gutya, nzarudoda gutya, n'uwo twashakanye
tubyumvikaneho, urugo rwacu turuhereza umurongo ABCD. Kugira ubwoba nibyo, ariko nanone ntabwo ari igisubizo. Niba urugo rumeze nabi rwo kwa kanaka, ntabwo numva yuko n'urwanjye ruzamera nabi. Inshingano mfite zo kurinda urugo rwanjye ni ukurusengera no kugendera mu mugambi w'Imana isaba umugore. Ni izihe nshingano Imana isaba umugore? Izo nshingano nizo ngomba guhagararamo, nkavuga ngo okay, ubwo ndi umurinzi w'izamu ryanjye ry'urugo rwanjye. Niba umugore Imana imusaba kuganduka, umugore Imana ikamusaba gukunda uwo bashakanye, umugore Imana ikamusaba gusenga no kwicisha bugufi no gusoma ijambo ry'Imana, igihe cyose tudakoze icyo Imana yaturemeye gukora, tuba duteje amuteyaje. Ntago navuga ngo ni imyumvire mibi, ahubwo ishobora kuba ari nk'ubumenyi buke. Bishobora kuba ari nk'ubumenyi bukeya, kuko ubundi si byiza yuko ufata ikintu cy'undi muntu ngo ukishyireho kibi cyawe, noneho cyane iyo atari na cyiza. Bibiliya yatubwira ngo mugundire ibyiza muzibukire ibibi. Why ujya kugundira ikintu cy'undi kandi none hari na kibi? Hari ahantu hamwe nigeze kujya gutanga ikiganiro ngiye kwigisha, hanyuma umukobwa umwe yari agiye gushyingirwa ariko afite mukuru utarashyingirwa. Turimo kuganira dutera inkuru, mbaza umuvandimwe ndavuga nti Imana ibagiriye neza murashyingiye abakobwa bose. Ati no, atari mukuru w'uyu nguyu. Ndamubwira nti se kubera iki? Mukuru we kuki yamutanze, byagenze gute? Ati no, ati we yaravuze ngo ntago azashaka, azashaka umugabo babyarane, ngo kubera ko ingo zabaye mbi. Mu ngo zabaye mbi ntago harimo urwe. Izo ni ukuba ari inkuru z'impuha. Kuki wumva yuko urugo rwawe rugomba kuba rubi? Kuki wumva yuko muziba nziza n'urwawe rurimo, ukagira n'uruhare cyane ko kugira ngo urwo rugo rwawe ruzabe rwiza? Ibyo rero ni bya bindi abantu baterura ibintu hano, ukumva yuko urugo rugomba kuba copy paste y'urundi, kandi ntago ari byo. Rero numva yuko n'ubumenyi buke ku bintu, nta nubwo ari n'imyumvire mibi, ahubwo n'ubumenyi buke ku bintu. Ariko ugombye guharanira kuvuga ngo reka ibyanjye byiza mbireme, mbishyireho urugo rwanjye ndarushaka mu ishusho imeze gute. Urugo rushobora kuba paradizo mwabigizemo uruhare. Abantu nibo bagena ibyabo uko bizagenda. Nimuhitamo ko ruba paradizo, ruzaba paradizo. Atari uko mutunze bya bindi byose by'ubutunzi dushaka, ahubwo kubera yuko mwahisemo amahitamo yo kuvuga ngo twebwe urugo rwacu tuzaruha shepu imeze itya, twatunga bike, twatunga byinshi, iby'Imana izaturonkesha kubona ibyo ari byo byose. Urugo rwacu tuzahitamo ko ruba rwiza. Urugo rwiza ntabwo ari amazu n'amamodoka n'ibindi, nubwo ari byiza ubifite n'umugisha utangaje, ariko urugo rwiza ni uguhitamo kuvuga ngo jyewe ngiye guhitamo kugira amahoro. Urugo rudafite amahoro niyo mwagira ibya mirenge ntacyo byaba bimaze. Ibyo mwaba mutunze byose, nushaka uba ufite private gate park iwawe, udafite amahoro, nothing. Turi mu isi y'akajagari, turi mu isi yirukanka, turi mu isi y'injura, turi mu isi idakunda ibyiza, turi mu isi y'uko uyu munsi niyo baguterura ahangaha uri umukiranutsi ukiranirwa, bakagutereka mu isi ikiranuka, uzakiranirwa kubera ko uri umunyabyaha nyine. Turi mu isi ireba, iri materialiste. Abantu bari materialiste kuruta ibindi bintu byose. Kavuga ati jyewe niyo naba mfite umugabo cyangwa umugore tukaguruka, ariko dufite ifaranga, ntacyo bitwaye. Ariko ntago ari uburyo bw'ubumana. Imana yaremye umugore n'umugabo kugira ngo bamarane irungu, kugira ngo banezezanye mu buryo bwose bushoboka, mu buryo bw'amarangamutima, mu buryo. Imana yaturemeye kugira ngo tunezezanye mu buryo bwose. Umuntu umwe w'umugore w'umugabo, w'umugabo wa mugenzi we, banezeza. Tugomba kubaho uko Imana yaturemye. Tugomba kuvuga urugo ishusho Imana irushakamo. Iyi urugo rutabaye mu ishusho Imana irushakamo, ni hahandi uzumva ukumva muteyaje ni nyinshi cyane. Kubera iki? Ntabwo urimo kugenda nk'uko Imana yavuze kugenda. Ariko nugenda uko Imana yabivuze, nanjye nkagenda uko Imana yabivuze, rwa rugo ruzaba paradizo. Atari uko ubutunzi bwamanutse ngo buturi wawe, ariko kubera ko wahisemo gukora icyo Imana yavuze ku rugo.
ni gute mwabashije kurinda urugo rwanyu amagambo y'abantu n'igitutu cy'imiryango? ubu twabashe kubyirinda rero, icya mbere cyo ni uko twakundanye. Buriya urukundo Bibiliya iravuga ngo ruhebuje byose kuba ingenzi, kandi ngo urukundo rwihanganira byose. Rero twebwe twihanganiranye kubera urukundo, turavuga ngo Imana izadutabara. Noneho ibivugwa hanze n'imiryango n'ibindi, nubwo nshima Imana yuko numva nta byinshi byabaye, cyangwa se wenda bikaba byaranabaye ariko hatarabayeho kubimenya, ariko muri bikeya nabonye cyangwa namenye, icyabidushoboje kimwe ni ugukundana. Ikindi cya kabiri ni uko tutashoboye kwikoma abantu, kuko twari mu gihe cyo kuvuga. Hari ibyo kuvuga yuko narabyara, ntabwo umuntu yabaga aciye nk'amabere. Kubera iki? Ntabwo ndabyara. Akariho karavugwa, niko Abanyarwanda bavuga. Ahubwo ese koko niba bavuze akariho, njyewe ndi bubyitwaremo gute? Uko nabyitwayemo, nitwaye yuko ngomba kuvugwa, ndi mu gihe cyo kuvugwa, ariko ntumbira yuko hari n'igihe imvugo izahinduka. Imvugo yarahindutse mu kanwa kamwe. Imvugo yavuyemo umugore utabyara, yavuyemo wa mugore wabyaye. You get? Rero twabishoboje urukundo, dufatana amaboko, twizera Imana, turavuga ngo uko biri kose Imana izadutabara, izaturengera, izatugirira neza. Noneho n'abandi bakabura aho bamenera. Kubera iki? Turakundanye. Uri buze ambwira amagambo arasanga ndadiye nkunze Gondo, uri bumubwira amagambo arasanga ndadiye ankunze, kandi ategereje yuko Imana izandengera, ategereje yuko Imana izagira gute, izadutabara. Indeed Imana yabigenje neza, iradutabara. Uyu munsi wa none niba uri mu kigeragezo, wikwiyanga ngo nuko abantu bakuvuze. Abantu barimo baravuga ibihari, none se abantu niba barema n'ibidahari bakabivuga, bazareka bate kubona umuntu bamenyereye mu maso yabo, ugatura nko muri iyi karitsiye bakakumenya yuko nta mwana ugira, hanyuma ukumva ngo abantu bazaceceka? Ntabwo bashobora guceceka. Gute se? Ntabwo byakunda. Ariko kuvugwa bihimwa nuko wizera ko Imana izagutabara, nuko wizera ko Imana igukunda, nuko wihangana, kandi ntujye kwirirwa guterana n'amagambo n'abantu ngo bakuvuze. Ntabwo wabivamo. Hari intambara zimwe utabasha gutega gatuza, hari intambara uhereza igihe, hari intambara urekera Imana ikarwana, kuko niyo ishoboye. Ntabwo wahera aha ngaha ngo ugende uvuga ngo ariko ngo waramvuze ngo ntabwo ndabyara. Ese ubwo gushubije ati warabyaye, wavuga iki? Nta kintu wasubiza. Ariko twashobojwe n'urukundo. Iyo usubije amaso inyuma ku rugendo rwanyu rwose, ni hehe ubona ukuboko kw'Imana cyane? Nta hantu na hamwe ntabonye ukuboko kw'Imana. From the beginning, nta hantu na hamwe ntabonye Imana. From day one up to now, kuva ku mwaka wa mbere kugeza n'ubu ngubu, nta na hamwe ntabonye ukuboko kw'Imana. Imana ndayishimira bikomeye. Ntabwo nabona uko nyishimira mu buryo buhagije, ariko nta na hamwe ntabonye ukuboko kw'Imana. Ni ubuhe butumwa wahereza umugore uri kurira wenyine kubera ikibazo cyo kutabyara cyangwa ibibazo byo mu rushako? Icya mbere, uwo mugore nabanze yikunde. Ikindi cya kabiri, asenga Imana yitegereze, kuko urubyaro ntabwo ari ikintu umuntu ushobora kwitwerereza undi ngo ujye kukigura mu iduka. Ni product y'Imana. Imana rero ikintu ukora ni ukuyibutsa, kuko ni isezerano yaduhaye, iratubwira ngo mwabibutse Uwiteka ngo ntimugatuze kandi ntimugahweme. Hanyuma ugasaba Imana ikaguhereza kwizera, hanyuma ugasaba Imana kuguhereza kwikunda, kuko iyo utikunze ntawe ubasha kugukunda. Hanyuma igihe kizagera Imana igutabare. Wowe uri kurira kubera urushako runaka, icya mbere ubanza urebe niba ayo marira niba icya mbere ari wowe uyazana, kuko hari n'igihe umuntu arira ariko akarira ari we watumye arira. Ni iki kirimo kukuriza? Niba urimo kurizwa n'uwo mwashakanye, utarimo kukubanira neza, icya mbere akazi ufite, inshingano zawe za mbere ni ukumusengera, ukumwereka Imana, kuko nta kintu na kimwe nigeze mbona kirarira Imana. N'uwo mugabo Imana ibasha kumukiza, n'uwo mugore Imana ibasha kumukiza. Bibiliya yarambwiye ngo ni Imana yimura imisozi itabimenye.
niba ari Imana yimura imisozi ntizananirwa kwimura umusozi wa wa muntu uteye uko ashaka cyangwa se uko Satani yamugize. Abantu barahinduka. Imana ishobora kumuhindura uyu munsi wa none, yari umusinzi ubusinzi akabuvamo. Ibasha kumuhindura yari umusambanyi, ubusambanyi akabureka. Ibasha kumuhindura yari umujura, ubujura akabureka. Yari umubeshyi, yari umwibone, Imana ikamuha agakiza. Afite ibintu byose ahantu ruzingiye ni kugakiza. Imana iduhaye gukizwa tugakizwa neza, akazagari k'isi karagira cyangwa se kakagabanuka. Niki wifuza ko abana banyu bazakura biga ku rukundo rwawe n'umugabo wawe? Nifuza yuko bazakura bakundana. Imana yazabaho umugisha wo kugira abo babana, abagore cyangwa abagabo, bakabakunda. Mu byo dukora ntabwo twifuza yuko twazaha abana bacu urugero rubi, kuko twumva yuko bagomba kuzaba urugero rwiza. Ari umuhungu agashaka umugore akamubera urugero rwiza, ari umukobwa agashaka umugabo akamubera urugero rwiza, akamwerera imbuto mu buryo bwagutse. Icyo dukora ni uko tubahereza, ni nko kubaha icyari bakuriramo urwango n'imibanire mibi, bakazabyumva ahandi ariko batabibonye kuri twebwe. Twebwe tubayeho kugira ngo tubabere urugero rwiza. Imana nidufasha bazaba urugero rwiza cyangwa se babe na rwiza kurushaho, ko byose birashoboka. Hari igihe wigeze urakarira Imana cyangwa ukibaza impamvu yaguteje ibibazo bingana bityo? Nigeze ndakara, ndinuba, ndavuga nti Imana waranyanze, Imana warandetse, kubw'iyo mpamvu niba utabasha kuntabara ngo mbyare mu buryo bwawe nk'Imana, reka njye kuraguza. Iyo wageze ahantu nk'aho kwirwanirira, ni ukuvuga yuko uba watekereje ko Imana yawe ari Imana yakwanze cyangwa ari Imana itizwa amaboko. Rero Imana ko ari umukozi w'umuhanga, narayibwiye nti Imana ngirira neza umpereza urubyaro mu buryo bwiza, mbona uko nzagushima, winyambika agapfukamunwa, kuko nimbyara mu buryo butari ubwawe, butari uburyo bwiza, nzahora ncecetse iteka ryose. Aribwo buryo navuga bwo kwambara agapfukamunwa. Ariko nuntabara ukangirira neza, nkabona abana mu buryo bwiza, nzahora ngushima iteka ryose. Iyo nemera kugirana ikiganiro nawe, sinyobewe yuko ubuhamya bwanjye abantu babwumvise, simpamya yuko abatari bake babuzi, ariko nuko ari umuhigo ndi guhigwa, nuko nabwiye Imana ngo Mana buri uko nzabona uburyo nzavuga imirimo myiza wankoreye. Rero nageze aho numva nakwirwanirira, ariko Imana yo kabyara kuko itagira uko ibigenza, ntago yemeye ko njya kuraguza, kuko narayibwiye ngo Mana sinshaka ko ishimwe ryawe rizitirirwa ikindi kintu cyangwa undi muntu, urihagarareho ku buryo butuma izina ryawe rihabwa icyubahiro. Indeed Imana yarabikoze, ntabwo naraguje, nari nabigambiriye ngiye kujyayo, ariko Imana ibigenza neza sinajyayo. Burya urukundo ni ikintu gihebuje. Igitondo kimwe Annette yafashe urugendo ajya kugura ibitambaro by'imyenda, maze abishyira umudozi amusaba kumudodera style zitandukanye z'imyenda, kandi amutegeka kuyuzuzaho izina ry'umugabo we mu magambo agira ati nkunda Ngondo. Nubwo iki cyari ikimenyetso cy'urukundo, ntiwakwiyumvisha akayabo kose ibi byamutwaye. Mfite imwe, kanzu ebyiri, eshatu, umupira, inkweto, ni byinshi. Ntabwo mbyibuka ariko ntabwo ari menshi, niba ari menshi ntabwo yagera mu bihumbi, subona 300 yagera, nayo ntagera. Nta gihenze kirimo pe, nayo ngayo ashobora kuba mvuze menshi, ntabwo mbyibuka, ariko nzi yuko ntabwo na 300 menya yagera, cyangwa abaye menshi ntiyarenga ayo ngayo. Shima Imana kuko nta na kimwe nkora cyanjye bwite, nta na kimwe niyongeye usibye gushima Imana. Bibiliya yarambwiye ngo niki mufite mutahawe n'Imana. Rero icyo bashobora ku appreciatinga kuri jewe, na appreciating Imana cyane. Kubera iki? Niyo yangize uwundi w'uyu munsi wa none, nta na kimwe niyitinda nkanjye. Shima Imana Nyiringabo. Iyi ni collection y'imyenda mike ya muyo wakoresheje? Yego. Iburaho ni iyihe? Iburaho haraburaho imipira 3. Ni imipira wakoresheje? Yego. Hariho umupira uriho amabara atukura hose nk'iyi kanzu, kabaho n'uwanditseho amagambo amwe hano no mu mugongo yanditseho nkunda Ngondo, n'uwundi wanditseho gutyo nkunda Ngondo.
Nuje ndabona igiye ifite amabara atandukanye ariko watwereka imiterere yayo sinzi nimba yose imeze. Imiterere y'aya makanzu yose ni nk'iyi nambaye. N'ingofero ni uku nguku imeze kwa kundi nakubwiye yuko Ngondo mukunda mu mabara yose. Ubwo rero nambaye umuhondo cyangwa uhitamo aya mabara. Ntacyo nagendeyeho n'ukumva gusa ndi bumwambare mu mukara n'umuhondo nkabikora, ndi bumwambare mu cyatsi, amwambara mu cyatsi n'umweru uko ubibona. Iyi ni ikanzu doze mu buryo bwihariye. Doze ifite amaboko yanditseho aya magambo mu gatuza, idoze uku nguku, amaboko ameze gutya. Hanyuma iyi ni ingofero yayo. Iyi ngiyi yo ifite n'inkweto. Izi ngizi urukweto rwanditseho Nkunda Ngondo. Hari gutyo nyine ku rukweto ndetse n'ingofero ndetse n'ikanzu. Hanyuma hakaba n'ikanzu yo yenda kumera nk'iyi nambaye n'ubundi. Ikanzu idoze bisanzwe biri simple. Hani imbere hayo irajya kumera nk'iyi ngiyi, ntaho bitandukaniye. Iyi ni ikanzu y'umutuku irimo inyuguti z'umweru, hanyuma ikagira n'ingofero yanditseho Nkunda Ngondo. Wayijyana ahantu hose? Yayijyana ahantu hose, ndayambara bisanzwe. Imyenda wayijyana mu rusengero? Ndayijyana pe. Wigeze ujyanayo? Nigeze njyanayo umupira. Nigeze njyanayo umupira narawusenganye wanditseho Nkunda Ngondo. Iyi ngiyi mperutse kuyambara ngiye ahantu kuyobora ikiganiro kwigisha. Nagiye nyambaye uriya mutaka ndawitwikirira imvura iri kugwa. Ntabwo mvuga ngo n'uwo igihe runaka. Ndawitwikira ku zuba, ndawitwikira mu mvura. Ntago mba naraguze imyenda yo kubika. Ngura imyenda yo kwambara. Nyambara kandi igihe cyose numva nshaka kuwambara. Iyo nambaye gutya kuri jyewe mba numva nambaye neza. Mba numva ndyohewe. Ni nkuko bambaye costume ni nkuko rwose umuntu kwa kundi yambara karimba gaheza. Nanjye iyo nambaye Ngondo mba numva nahejeje. Nashyiraho igikapu. Igikapu rwose nyambaye gutya, natwayemo nk'impamba, nk'amazi cyangwa se nka agenda runaka. Bibiliya se mba numva meze neza. Rero imyenda ukunguka imeze. Nari munyura mu nzira uvuye hari akantu ko kwikawusha. Nta kantu nikawusha kuko ntekereza ko nakikawusha ntago nayidodesha. Cyangwa bino bajya basobanukirwa. Ugatonda umuntu yambara imyenda isa. Anyway, simbizi kuko akenshi simenye icyo abantu babivugaho, ariko nkaho njya nyikoresha bajya bambaza. Abanyandikira ku myenda barambaza batari ko se babanje kujya bagira amatsiko bakambwira bati Ngondo ni muntu ki, bakumva yenda ko ari nk'ikindi kintu kitari umuntu. Hanyuma nza kubasobanurira Ngondo uwo ari we. Kera rimwe nigeze kuba nandikisha amakadire yo kumanika mu nzu, hariho Nkunda Ngondo n'ayandi magambo meza menshi. Umwana arambaza ati se tantine Karame, ati Ngondo ni iki? Ndamubwira nti Ngondo rero ni umugabo wanjye. Nta kindi kintu nyine yarengejeho. Rero ndayambara bisanzwe. Ndayambara rwose umupira umwe umeze nk'iyi kanzu nigeze nkwambara ngiye kuri church. Twari turi bujye kwigisha abageni. Ndawambara, ndabyambara nk'uko nguko wambaye ukagenda. Nanjye rero ntitaye uko abantu bari bubivuge nuko ari ubitekereze, as long as nambaye uko numva umutima wanjye ubishaka. Nuko babyambara ukajyana na yego. Hari famille imwe twari twagiyemo, twagiye gusura n'abandi bantu b'inshuti zacu. Nambaye ikanzu y'umutuku turajyana nyambaye. Ntagire comment n'imwe. Hayo Kabireba. Harabireba rwose ntacyo bimutwaye. Nimba wagira amahirwe yo kuvugisha umugore uri hafi kwiheba uyu munsi, naye magambo wamubwira ngo yongere kubona icyizere? Uyu munsi ikintu namubwira nicyo nibwiye. Ikintu namubwira ni ugushaka Imana nk'uwayitaye. Imana yego iba muri twebwe, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo abanshakana umwete. Nkunda abankunda, ariko abanshakana umwete bazambona. Ikintu kiriho ugushaka Imana, ukayisaba yuko ikongerera kwizera mu bigeragezo uyu munsi wa none urimo.
ikindi iguha imbaraga zo kwikunda, kuko nabonye iyo ugeze mu bihe byo kumva wiyanze ushobora kubaho nabi ku rugero ntabona ukuntu ubwira, hanyuma ugategereza Imana, ukayitegereza wihanganye, ukayitegereza usenga utarayivuyeho, kuko Bibiliya iravuga ngo niba imfatiro zisenyutse ngo umukiranutsi yakora iki? Kuko imfatiro zijya zisenyuka, nuko kurambirwa, nuko kurira, nuko kwiheba, imfatiro zirasenyutse. Ariko se niba zisenyutse kuko umukiranutsi yakora iki? Ntazareka gukorera Imana, ntazareka gusenga, ntazareka kwizera. Igihe cyose ukiriho uri umukandida wo kugirirwa neza.